Njyewe ushobora yibonye tugeze neza abanye bamwe abanye
Amen. usaba ya Yesu
witeguye igihe cy'ineza witeguye neza witamukize abantu bamutanye ubuhamya uwo musore yamwibuka bamushinga mu busanzwe bagishima ariko turashima ijwi ryageze muri papa we aramukorwa ese uzuga umushumba wawe usubira mu wawe mu nzira nziza njyewe ugasanga abateke banapfuye kuyeke niba ntabwo mu wawe cyane twabuze gusenga biva mu miryango yacu imipira mu nzoga kanyanga ndasize neza cyane igihe kimwe cyane Yesu aravuga kuva icyo gihe sinasubiye mu mezi cyane n'ababipigera abo n'abatungazo ati tujye Ismail uyu munsi wawe wo kujya ku rugo amen kumvira ni byiza niyo tugira umukizi reka tumvire rimwe na rimwe abaseza y'umuntu agasohoka bitewe no kumvira none usanga kumve hari impamvu urataha ikizinga ntabwo ashaka y'umwe rero ijyana no gukoresha usanga ishaka no kubona aleluya none n'umwuka yitwa kuzijyana ntabwo umubonesha abasumbi ariko igakurira kure iyakurira kure neza from here to here from here to here from A to Z umwanya ukwiye ariko urabashaka ko bihita bakizima ibindi bizaza n'ibindi amen ijambo ry'Imana no gukora ibindi byose tuzabona amen turatakurisha ndasaba tubona tugere mu mahoro tugiye kumvira nitwita mu bivuye birababaje ko warakoreye Imana amasezerano yawe akabakurusa ahubwo bita amasezerano yawe bita umutima wawe ushyira byose hino haleluya hanyuma icyo utazafasha sohoka zawe uyu munsi yambaye n'ibyerekezo by'ishaka ariko Imana ndizera kwakira njye Satani arambwira ngo mugire rimwe Satani yarateye anezihebe ntabwo dutuye sengane bajya gusenga twaza kujya muri supermarket iyi ni bitwara ibindi madame bakubwira Joshua usanga yaracanye kandi n'ibyo twasema Imana itwereka ku bintu bikomeye cyane arutuye umukozi wawe mu karara y'ukamye rimwe yari yande iri ni ikibazo cy'abana madame bikubye no gusura ndegane tutera sinzi kugane numva ziwanje deze mu boshi yake muvire kumura mu boki ati ni cyo bakora datima muri hanze dumba ikitego imaze mu abo dumba mwiti numva ikise cyafasha shaho Senga muri
bivuga bivuga. Amen. Ukisha mtu kusaidia kwa Mungu. Amen. Ukisha sababu Mungu kawe Mungu kufasha mtiza Satani. Na Mungu anafasha kunesha Satani. Haleluya. Icyo gihe twari watu tukimerende hapo ni mtu ya Mungu. Amen. Yesu ni kwa maisha. Yesu ni kwa maisha. Usinibatei, mbona kuzanga